Kayaka ntago nakwemera ntago nakwemera nakwemera kumuteretesha byeri wowe biroroshye cyane icupa rya gatatu wajya kwa Gisiraji reba nkayaka ngo yaza kunireta aho leta avuga ngesta ngo ngiye ngo nagira ngahita mutereta jya kawe ni wananjye no hejuru mu bagabo bananjye no hejuru nta nubwo nabamo nta nubwo wanabazwamo nta nubwo wanatekerezwamo ako kuntu wiyemeye cyagiye turi ku gisozi kwaruko nanze kugutikura si wari wanyemerera umupfuri ku gisozi na Noheli tubaze Noheli uduhamagare Noheli tumubaze basa Noheli hamagara Noheli basa Noheli umva maze nkubwire kandi Noheli yarabyivugiye data bano bantu bagira amagambo wawitonze ariko njyewe nararebye kuko data bano bana ari abana babi njye nababikiye ibanga Noheli yarambwiye ngo mumagara umwana ndashaka uyu munsi gukubita umupuri njyana umukobwa w'umushuti wanjye none umukobwa w'umushuti wanjye arambwira ati uriya muhungu navuze ko mukunda ariko aragashaka kumfatirana kandi njye nishakira gutya amafaranga uri kumva Noheli ntajya bishyura none ntabwo ajya bishyura we akurikiza ko ngo bamukunda ni umusitari ntabwo ajya agura umupuri ajya ryaka mbonye Noheli ntabwo ajya agura umupuri shizi my love ndaguha 10,000 njyewe Kamari uyaza kutumya mvuga ibintu byose muzatuma mvuga ibintu byose mwebwe mwakoze subscribe kuri mudasobwa shonge muri kumva kuri mikoro nkuko mubimenyereye banyita Theo 7 Pro turi kumwe na Yakamwana ndetse na Esther kuki wagendanye n'umugore w'abandi ntago nagendanye n'umugore w'abandi duhujwe n'akazi nosanga aho dusanze muri lodge duhujwe n'umugore w'abandi utari kumwe n'umugabo we kwicanye gute kandi inzove akaba yicaye hano kuri hano ubwo ujye kuvuga ngo nawe uri umugore ndiki uri umugore rero reka mbanze nkubwire wowe ugenda ukamara iminsi 3 mu gasozi wowe umara iminsi gaho uri hanze wowe umara iminsi gaho umara iminsi uri hanze tebana nakubomagoye kubera ko njye hano naraguye wagushijwe n'iki ariko wowe uragiye ariko kamanze mbabaze gute mwita ku ngo z'abandi gute mwita ku ngo z'abandi mwebwe izanyu zimeze gute namwe je naravuze ngo ni wangira inama umugore wawe niyangira inama n'umugore anyamabono niyangira inama umugore wanjye nameze nkawe tujye tuvugisha ukuri tujye tuvugisha ukuri reka nano mbabwire umugore wanjye urabona ava mu rugo reka nano mbabwire sibyo uretse mbabwire sibyo wawitonze njyewe aka kanya njye nuko umutima wanjye ibyanjye byose biba biri gutya noneho nanjye reka mbanze mbabwire aho kugira ngo ngembeho umutima wanjye umeze niyo mpamvu ujya ubona ubyibuha iki wowe ngiye niyo size yanjye umugore wese niyo size ariko kubera guhora utekereza cyane umugore wanjye tumera guhora utekereza nekereza iki guhora utekereza intekerezo wowe wazengereje nzovu agiye no kuziyahura kubera wowe pompo njye hari ikibazo mfite njyewe niwe nta kibazo ufitanye na dusabe namba abantu benshi bari kugushinza ko akuzi kuntu njya kubikora abantu benshi bambona mu isura mbi kandi ntago ariyo sura nibereye ngewe dusabe ibyo wamuvugaho abantu benshi bavuga yuko dusaba kurusha ubwenge bakakurusha no kubaka oya uba witonze umva natangubwire impamvu dusabwa ngo byo kundusha ubwenge nuko wenda tuganira ibintu ubona uriya mugore wa Nyamabondo bakagenda bakamvuga nje nkituriza sibyo wenda ngereka nemere ndibiri hanze uri biri hanze reka mbyemere of course reka mbyemere ariko imbere y'Imana mu mutima wanjye yatubwiye ngo iki mugihura bwa mbere ntabwo yakuguza 2020 nubundi mbere waramugurisha wowe reka maze ngo bazi wowe nase tarahura na dusabe wajyaga mu ndazi ngana gute ariko mbere warigurishaga najyaga mari nigurishaga none se kandi inzovu yarabyivugiye ko mugihura bwa mbere yaguhaye veni ni nawe wanabinyibwiye ese ikibazo ni iki ubundi ni nawe nabinyibwiye ikibazo ni ikihe ese kuki mwurira ku rugo rw'umuntu reba urwawe nanjye ndekera urwanjye gerageza uramusaza ugerageza uramusaza umwubake wa muntu uramusaza mwubakirwa usista ntabwo ngiye unwanga uramusaza bahizi
twari tugize amahirwe ngo yaka niba hari n'umuntu umva ngo witonze buriya bavuga ngo na Yesu yaravuze ngo sinzi umuntu wamusomye aravuga ngo kwa kuno gusomana uri kumva yaramusomye amusoma ku bintu byerekeye n'iki n'uburyarya yereka ko akunda nzovu bakamwira ko urugo rwe rumeze neza noneho nzovu nayo yahura na yaka ko na yaka barasunikana bakavuga ibintu by'ibiki ngo nge sinshobotse ariko niba hari n'umuntu ubanye neza na nzovu ngewe nawe ari umuntu umuhakeya kubera icyo abantu benshi bari kurekarama yuko iyo nzovu aka ashaka kanya kugusoma reka noneho mvuga kubera icyo wanga kumusoma witonze ari umugabo wawe kandi ari umugabo wawe ntago ari ukwaka kumusoma wera duse mujya musomana njyewe hazarani santana ariko wowe ntabwo uri proud ya nzovu wese uri proud ya nuza iriya nyinya wa mugani ya nzovu wagira ngo ni umuhanda w'ibitaka ugiye mu gashyekero iriya nyinya wa mugani wayisoma koko nta borosa wagira ngo ni umuhanda w'ibitaka ugiye mu gashyekero araborosa pe atangiye kuborosa cyakora reka mbaze mbabwire mani kuki basi wena mumbona ko ndi umutima ngira umutima mubi kuki mudatekereza n'ukuntu nzovu asigaye ameze basi oya ibyo byo turabigushimira nase kuki mumbona ibindi mani mu mutima asigaye asa neza ariko ikintu kitwereka kuki umwimbabizo uretse gato niki Esther yahinduye kuri nzovu kintu yahinduye kuri nzovu vugisha kuri yaka mbere ntiyakarabaga yamaraga n'ukwezi nzovu asigaye akaraba asigaye yiborosa asigaye yisiga utuvuta ndabyuka mu gitondo ngamushyira borosa adamu kuri borosa akakiborosa ariko mbere bavugaga yuko utajya borosa ngo utajya ngo yifuza hari imbere mani dutandukana ibya mbere utandukane n'iby'aka kanyama ariko nuko wisubiyeho ngo abagore bagenzi bawe baragukosora abahe bagore bantu umuntu wankosoye ni mama wanjye niwe wankosoye ni mama wawe ni mama wanjye ariko Esther gerageza rwose uriya musaza umudufashe dore yaragiye kwiyahura mama Sandrine yamwanze ariko wenda wowe gerageza uriya musaza rwose yakareka nkubwire sibyo umudufashe rwose ahubwo yaka nanzo hari ukuntu yakamamagara akambwira ati Esther bite ni byiza amakuru ni meza wamenye ibya nzovu ntabwo nigeze mbimenya muzi ko nzovu ngo yahonze ngo indaya ngo 30 oya ubundi nzovu byagenda gute nubwo nawe tukuvuga nzovu nawe ngenda muzi nashobora ko ni inshuti yanjye tumaranye igihe ahubwo mwese ni mushobotse uzi ko nzovu tuba turi kumwe numva umuntu aramuhamagaye ngo nyorereza amafaranga ngo yo guhaha niko amera najya hakana amafaranga yo kwisukisha buraya najya mumbona ko nzovu nagazi guhakana ariko buraya reka nkubwire hari ikintu nzovu akora ndetse na yaka ariko itandukaniro uretse gato yambaze soze itandukaniro ry'umugore wa nzovu n'uwa yaka wabyumvise biratandukanye umva umugore yaka buretse gato yambaze soze aho ngaho wawitonze umugore wanjye cyambere nanywa inzoga wowe gatomera umusinzi burarero wo kugira ngo nkunde n'umugabo utanywa inzoga nakunda n'umugabo unywa inzoga kuko abantu banywa inzoga ntabwo babeshya nta buryarya bagira nta n'ubuturi bagira nawe abagore banywa inzoga uvuza abagabo banywa inzoga abagore banywa inzoga urabavuga iki banza wumve umugore umugore unywa primus cyangwa bikunze abasambana kuna kuntu uzambwira ngo uzajya mu kabari umucupa rya mbere umucupa rya mbere rya kabiri umuntu aba yatangiye kugukora mu matako atangiye gukora irya gatatu irya kane uba wagaramye njye ndinywera na mutima mubi njye nta mutima mubi nigirira umugore unywa byeri byanga bikunze abasambana kumutereta yabyoroshye cyane kabiri ajya gusunda ejo bundi umugore yavuze ko mwagiye mu kabari ujya gusundisha abakobwa oya gusunda ubwo ntacyo ariko iyo nza kuba nanyweye nanjye nakwisundira kuko nta mutima mubi mba nifitiye dore impamvu ushobora kubufuha umugore unywa byeri byanga bikunda aratereteka kumuteretesha byeri wowe biroroshye cyane icupa rya gatatu wajya kwa gisiraji reba nka yaka ngo yaza kuntereta leta avuga ngo Esther ngo ngiye ngo nagira nkahita mutereta jyaka we ni wananjye no hejuru mu bagabo bananjye no hejuru nta nubwo nabamo nta nubwo wanabazwamo nta nubwo wanatekerezwamo ako kuntu wiyemeye cyagiye turi ku gisozi kwari uko nanze kugutikura si wari wanyemerera umupuri ku gisozi na Noheli tubaze Noheli uduhamagare Noheli tumubaze basa Noheli
hamagara Noheli baza Noheli umva maze nkubwire kandi Noheli yarabyivugiye data bano bantu bagira amagambo kwemera kare wawitonze ariko njyewe nararebye uko data bano bana ari abana babi njye nababikiye ibanga Noheli Noheli yarambwiye ngo mumagara umwana ndashaka uyu munsi gukubita umupuri njyana umukobwa w'umushuti wanjye none umukobwa w'umushuti wanjye arambwira ati uriya muhungu navuze ko mukunda ariko aragashaka kumfatirana kandi njye nishakira gutya amafaranga uri kumva Noheli najya bishyura none ntabwo ajya bishyura we akurikiza ko ngo bamukunda ni umusitari ntabwo ajya agura umupuri ajya ryaka mbonye Noheli ntabwo ajya agura umupuri shizi my love ndaguha 10,000 njyewe Jakamana uyaza kutumya mvuga ibintu byose byamuzatuma mvuga ibintu byose byama nabagiriye ibanga ariko kujya gutuma noneho nurikagurika noneho wowe sinanda kurengereza 2 wowe inota 2 ukangarura na senyisa zita oke ngujya hejuru nahita mpfa watwara icyata oke ngujya hejuru napfa ariko se je ngunda abasore b'amabogari ngunda abasore afite amafaranga ngunda abagabo baparika ariko ntabwo nakwemera wawe ndi bita musaza wawe oke ngo uyu ngo yanjye hejuru nzovu urabona ko afite n'akagango agenda acinyara yaciye ecazuwa mubuna aho ngaha sereke ko parika aho ngaha ariko ngo nzofite ikibazo yuko ngo kuvamwe abana umuhaye rimwe nzovu n'ubugambo ubuzibona yakamagambo bagira mana ako gutubana n'umugabo ukamuha rimwe mu meza ngahe yose mu maraye nzovu yagiye kuri cana nzovu ukuntu uzi ukuntu abomora ukuntu kuzi ukuntu nzovu abomora mani rata rero njye numva uyu munsi noneho nshaka noneho kwirekura n'abantu banyangaga n'abantu bananyangaga ntabwo nasinze muzanye n'abahizi muvuye bahizi muvanye tuvuye mu kazi uvuye kwa Manase njye ntabwo nasinze ariko ndi kumva uyu munsi noneho abantu baranyihaye imana banamfatamo n'ukundi kuntu mani banambonamo n'umuntu mubi bamvanamo bakubonamo nk'umuntu njye noneho reka mbwire ni abantu bacutse uri kumva ni abantu bacutse batuma mvuga ibidakwiye umva Esther ntabwo uri umuntu mubi ariko uri ikirara karara ubusa wowe uri ikirara wowe kutajya urara mu rugo rwawe niba nanjye wenda imihanda y'i Kigali warayizereye kurusha wowe ejo bundi muva mu kiganiro Remera ufata umugore wanjye n'uriya mugore wa Nyamabondo bo ni abaturage wagiye uzi amagambo babwiye none wakoreye ahantu wanyuze hose ujya nibereka ati hariya narahakoreye Imana ishimwe umva bari utazagirira umugore ikirara nzongera no kubonana n'umugore wanjye azahita utazandarurira umugore Esther ndakwiyamye utazandarurira umugore wanjye n'umuturage bari abagore uri umunyamugi bari abagore njye sindi umunyamugi umunyamugi rwose oya njye wapi utazangirira umugore ikirara noneho bariya nono yaka nibo babikuruta njye winywera akacupa umutima wanjye ukajyana hamwe njyewe aka kanya nijoro rinaje najya mu ijoro ariko man uzi umuntu kuba uri kumwe n'abantu muri kuganira bakavuga ubugambo man kandi mwese muri kumwe bakagenda bakagutaranga cyangwa nkabagirira ibanga nkabika umutima wanjye nzi ko ari abadamu bagenzi banjye tugiye kubaka bageze akajya kuvuga amagambo yaka turi hara ku gisozi washatse ngo 10,000 ndakwangira urambeshye n'imbere y'Imana urambeshye n'imbere y'Imana yo mu ijuru ngiye ngo 10,000 kandi wari ugiye kukimera ubuntu uri kukibuza yakuvugishije ukuri yakawambwiye ngo imbere y'Imana wagize ubupfura wanga guca umushiti wawe uyu yakase nago nanamwemera sinyankunda duhungu tungana utugabo tungana gutya ukunda twabahize tureshya nabahize ariko yana ko afite mwo gutya akujya umureba sawa niba bahize kubereye ibogare ariko ikibazo abantu baragushinza ko ni iyihe mpamvu ituma utekereza ko ari iyihe mpamvu ituma abantu benshi bagushinza yuko udakunda abahizi ngo ari uburyajya washe kumurya amafaranga gushaka kumuzamukira uzi impamvu kandi muri comment zose ndabizi nyine uba witonze impamvu uzi impamvu nuko njye Esther izina Esther njye nta mutima mubi ngira ahubwo njyewe kuki mutambajije impamvu bira byose nabikoraga oya umutima mubi wo nawe ugira ibyo turabizi ari wo gusa uri ikirara karara ubusa wowe urara mu rugo rw'itanga imihanda ya Kigali yose urayizi nayo nzi nono barabagore bacurira twarararanye barasozi bakora ibiki
ahubwo uzanyegera umubwira amakuru. ariko nyine wenda wowe ubwawe waranyibwiriye ngo bahizi mukibonana bwa mbere wamukuye 20,20. yaka mwarararanye ijoro ryose mu gitondo gwa 20,20. yaka Esther ni umugore w'inshuti yawe. wari ufite abandi bakiriya rero sibyo? Esther ni umugore w'umugabo w'inshuti yawe. Reka noneho niyihe nama wamugira kugira ngo ahinduke basi ajya reka guhora ababaza iby'ukuri. Esther ajya reka guhora ababaza. reka ngiye nkubwire wamaye nkajyaho urumva nshonje. ikintu nakubwira Esther, ikintu nakubwira agoye no kugafiriti werere. ikintu nakubwira Esther rwose Jaka nari nzi kare mu inshuti wari nzi kuri inshuti ya Inzovu ariko aje wakoze ikiganiro kwa Egisiraje muranyiha uramumaze imisi munyiha ariko man ngahita mvuga ati mai nje ibintu bya social media ntabwo nari mbira sibyo nje unaje ukananganiriza nakubwira ukuri byose nje ntabwo umukozi wanyu yaragarutse ari mu rugo yaragarutse ubwo sarebana gute nabahize niba bafitanye ibyabo ndetse ngiye hari ibyabo nziranye nabo. burabahize yari kure buriya mukozi wawe burabahize yumva nta soni afite. agira isoni kuko yamwimye. umugore wa Yaka hari akantu yavuze avuze ati ngiye umugabo wanjye rwose apfa kuba ari bugenda agatanga niyo bagenda bakamuha hanyuma yarangiza akagaruka. buriya mba nkubwire n'abagore mbabwire nugira imana kabona umugabo guhahira kabona umugabo kwishyurira inzu kabona umugabo gukora buri kimwe cyose ntuzahamagara umugabo umubaza ngo uri he ntabwo ari umwana wabyaye mureka atahigira ashakira. none nawe ushaka kubikora nk'uko abagabo babikora. ikibi nuko azasanga ubugabo babuhunguyeho aho uzaba bari ariko mu gihe wariye wanyweye waryamye ngo umugabo wanjye bamutwaye of course why tuza sigaho uzi n'icyongereza of course why kanuma kwera ariko yese ngiye inama nakugira tubabarire rwose nukuri nkunda basi wite kuri yarakunda Nzovu naso nagira buri yari kurebana n'ura mukozi wawe yaramusabye kumukuri yarambwiye burabahuza amaso ntabwo yanjye hejuru ngo kubera iki kandi ari umukozi we nukuvuga ngo yakubonye yuko yarambwiye ati yarambwiye ngo kugira ngo musenyere ejo uzabyumva nje nataha aho ukazamamagara waje tukabivuganaho. naramugaruye kuko ari n'umwana mwiza kuko yanze kugutwarira umugabo ariko mwana kabisa cyakora ariko utekereza ko ari ihe mpamvu uriya mukobwa uzamushimye oya ndanamukunda ariko kubona yaranze 20,20 byo na mama we yaramamagaye aranshimye uriya mukobwa uzamushimire n'inyangamugayo ni umwana mwiza kubona yaranze 20,20 bya Nzovu kavuga ati ngiye ntago nahemukira mabuja wanjye rwose ahubwo nanataha buriya Nzovu niyo bakubitanye amaso Nzovu agiye yumva nta soni afite vrema ntabwo yazibuka tibinjya nkubwira hari wowe hari bahize mwese muri bamwe n'ubundi Nzovu gusa ntuzongere kumwima kumuka uzibana abagabo Nzovu na Yaka Nzovu na Yaka uyu munsi mwari muri hehe muri korodore na Sodoma na hehe mwari muri mwagiye mutaha mukaryama mukanaruhuka mukanatekereza. twavuye kuri Excelage duhura n'umwana ni musaza wa mabuja Mutoni Yasiri bamwita Yasiri none Yasiri kubera ko tuba tukumburanye n'iki ntanywa inzoga bita tumujyana ahantu tumugura agafanta turi no kuganira kandi waraye Sodoma Nzovu yaje arabimbwira njye naraye Sodoma wamushutse ngo murarane Sodoma nanamutayeho nyitahira kandi rero watashye mbere nkubwire rero niba utanabizi mumenera ibanga hari umukobwa ukora mu kabari bita Mutoni ura ni mu cyabanye ndamuzi ni mu kiba wawe naringize ngo uramuzi rata ndamuzi nacyagiye nkubwira ukuntu bahizi yamusukije bahizi yamusukije amakosa nyine buretse gato amakosa abantu bakubaraho ubona atari igihe hashobora kuzavaho nk'umukobwa w'inkonkobutse hari yagahita gutwara Nzovu aroroshye cyane numva namugutwara kuki udakora ikintu gishobora na n'ubu Nzovu aranarenza ahayiri nge 3 hari uwitwa Yvette abo ngabo bamutse ase kumena amabanga y'umugabo none se namuhamagara turi kumwe ngo nyohereza amafaranga ngo yo guhaha ibi nibi nge ntabwo ari kumunera Nzovu araheba Nzovu umuntu wahira ingwe 3 we ingwe 3
uratuma none Esther abamwiba oya Esther yariyakiye kuri Nzovu amafuti yose Nzovu yakora njye nshaka kugira amafaranga ya Nzovu hari uko nayango ngiye gutanga sosiyete ko wazakankubitira rimwe ukakaniga Nzovu nabo namukubita ura niyo mpamvu nabara abantu bose Nzovu bajya bavuga ngatera umwako uzi impamvu Nzovu iyo mubabaje cyo kintu nabonye iyo mubabaje koko ni mbona ukuvuga ngo twari tugeze kuki twari tugeze ngo umugore ngo wanzovu ngo n'ibiki ngo n'iki ni ukuvuga ngo Nzovu wowe ugomba kwiyakira hari Nzovu ntashobotse hari Esther ntashobotse bose ni bamwe mwahuye muwanye nsambana bigaragara ku mudasobwa show abantu bahuye bahwanye ntabwo duhwanye na Nzovu mwese muri bamanyanga wese uri iki wowe ngende umukristo ka Kristo bose nanjye ndo umukristo mugabo wawe baraje bamugutware azagende nkunda ubuhungu bunanutse ntago nakunda kayaka urwo rubuno rwawe ntago narwemera ntago nakwemera nani barakwitana